nawe utekereje gutwika idarapo nta kintu na kimwe bidukoraho nubwo bikidukoraho urabyumva icyo mvuze nta kintu na kimwe bidukoraho twebwe abanyarwanda nubwo bikidukoraho babishe ubusugire nyine niyo mpamvu nkubwiye ngo ntacyo bidukoraho abana mwishimye AMATA n'indunzi muri mwese ariko umuntu ufite ubwenge yakora ibintu nka biriya cyangwa se wowe umbwiza ukuri kandi urabizi ko iyo umuntu agucokoje iyo umuntu akomeje kukugira burya abagushaka kandi iyo umuntu agushatse inshuro nyinshi cyangwa se iyo umuntu akomeje kugushaka ntawe uramwita ukamubwira uti rero kanze nanjye ari inkuru ijya zikunda kuvuga ko impamvu abakobwa bo mu Mutara bakunda gukora ibintu cyane reka bivuge gutyo amata atera ubushyuhe mu mubiri uzajya bashyikiwe niyo mpamvu ariko nawe uzi ko uzajya bashyikiwe amata atera ubushyuhe koko atera rimwe kabiri gatatu kane kuri kugwasa ayahindura turebe afata kandi ako Shaswangwe amata. Ibi wabikora utaranyweye amata. Fata ku mavuta muzamubwira kuri. Uzamubwira no kugenda Toke imbere yanyu muramubona yitwa Super Manager Eke Abdul Karim harya ngo Mr Milk. Mr Milk. Bimezetse bro? Iryo jambo kwanza uyu munsi niryo ririmo gutrendinga. Uyu munsi wewe waruzi ko aba umunsi mukuru wo kunywa amata? Wapi? Wewe wari wize? Namenya gute se nk'ikigage. Ubu rero gwero uyu munsi ugomba kujya unywa amata. Mbese ni ukuvuga ngo nujya kuryama ugiye kunywa umaze kunywa Speranza. Ukajya kuryama ukaryamira amatora Dodoma. Ubyutse mu gitondo umaze gukora kashawa dukubita n'igikombe cy'amata. Ese bura Speranza n'amata birajyanye buriya? Speranza birajyanye kuko buriya uzakurikirane n'abantu bose ubona bakomera. Baba baranyweye ka Speranza ariko mu gitondo bamara gukora kashawa bagakubitaho igikombe cy'amata urugero Super Manager. Oya wereka tukureke. Oya kandi urugero urajya kurutanga kure kandi urarigero ruriho je nije mwenye urugero rwa umwe wenda umukobwa uzwi Gakumba. Umukobwa uzwi muzee wanjye Gakumba. Umukobwa uzwi. Ende? Umukobwa uzwi mu gihugu. Umukobwa uzi mu gihugu uzwi. Yego. Wambaye Speranza kamera neza. Umukobwa Gomuki umukobwa umwe uzwi mu gihugu unywa Speranza yitwa ari umukobwa ari Kanombe hacu duturanye yitwa Speransiya. Uramuzi baranamuririmbye mu ndirimbo arahitinga. Uramuzi Speransiya? Nawe ntago uzi indirimbo bavuga ngo Speransiya wimbabaza Speransiya ntwaza gake Speransiya. Oya no kuri YouTube bayandike bagire biriho Speransiya. Bamwe Speranza se kandi ukuntu abasa ebana fresher mu mubiri wose. Kubera Speranza ukayikubita warangiza wajya kuryama ukaruhuka neza ukaryama ngo ibanga ryo kuryama neza no kuryamira amatora Dodoma. Waryamira amatora Dodoma mu gitondo rero wamara gukubita kasha ugiye nko kazi cyangwa mu mirimo ukanywa amata. Uyu munsi ni umunsi w'iki World Milk Day. The bad man, game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, Super Manager, the King Kong, yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to paradise, from victim to the champion, Mtoto wa Mungu. The Konyine boy, talk of the city, most wanted, Roybread, king of YouTube. I'm in the house right now. Onika in the house right now. Big man in the house right now. Tom transfers mu kazi kose. Ayizina wibagiwe. The Milk Boy yo. Buriya. Wamenyere ku Speranza nk'ibintu bipfa guhura.
The Milky Boy Abdul Karim naryituye Nyamirambo naryo ndaryemera abatari mu banje b'Inyamirambo bana VP beze bite bagiye kuvumba agapira nagira ngo gusangira nabo nkuko bisanzwe ndasuhuza kwanza mbere ya byose abadukurikiye bose abakurikira Big Town TV abakurikiye GB Rwanda abakurikiye Super Manager mwese ndabasuhuza ni mwebwe mutuma Super Manager mu mustari ni mwebwe mwatumye Super Manager kuri urwego ndabashimira kugira neza ntacyo umuntu yabyitura kuko ugiye kuvuga ngo umuntu wakugira neza umwiture ntago wabona icyo ugirira neza wakugiriye neza turemeranywa ndabyemera cyane nawe urabyemera ntago wabona icyo witura wakugiriye neza ntago wakibona kuko urugero nka papa wawe cyangwa mama wakubwiye ati buri hari umwana ngo wigeze kubwira papa mama we atari ko mama ati kuki uturushya ati watubwiye icyo ushaka ariko kareka kujya uturushya ati mama we yirwaga bahamagara abana banje mwaje mukankorera ibi cyangwa se abana mama waretse kuturushya mama ati umukecuru uraturushya cyane nawe uri kudutesha umutwe mama aramuhamagara n'abana bagenzi be ati rero bana banje atuye umwana mureba ati yambwiye ngo arashaka ko mubwira ibyo nifuza ko kumugira neza namugiriye hanyuma sinzongera kumuhamagara atanyiture ati rero ngiye kumwereka uburyo anyitura abaramwituye oya umwana ati afata mumbabare kuba mbivuze afata icyumba afata sara afata iki aramubwira ati hose urahareba hose aho ukiri uruhinja wajya guhuzuza amazirantoki akaba ari jye uyakuraho ngaho ubwo wabona iki nyitura ibyo nagukoreraga wabona icyo wakwitura umubyeyi ahubwo ati nganyishyura birana uriya mwanda wawe najyaga nyora nuvanga ibyo twakorera umubyeyi byose ntibyagira kuri level y'umubyeyi baragukoreye niyo mpamvu umuntu wagukoreye neza nakubwiye ngo ubu se wabona icyo witura umubyeyi ntabwo kibaho umubyeyi akwishuje akubwira ati gihe cyo nagukoreye narakureze umwanda wawe ndemera ndamukuraho ibyo byose ndabyirengera none urakuze utangiye kujya unsuzugura niyo mpamvu ibiri ivuga ngo umubyeyi ni iki ni Imana ya kabiri bakongera bakavuga ngo ubaho umubyeyi wawe ubone iminsi myinshi yo kugira gute yo kubaho ubwo rero abana basuzugura ababyeyi abatumvira ababyeyi mumenye yuko nakazi kanyi bizababaho ni ibyago ubwo ngubwo umwana usuzugura umubyeyi yanyweye amata ahita amwubaha nta muntu n'umwe amata yo n'urundi rwego kuko urabona tujye tunavugisha n'ukuri mwese murabizi ko na Yesu akivuka yahise avuka rya direct ako kanya bagize ate vukiye mu kiraro ndabashyanika atangira kunywa amata y'inka ubwo no kuvuga ngo ase muri bibiri hano harimo ko yanyweye amata y'inka birimo yavukiye mu kiraro ubwo se ngiye kukubaza yavukiye mu kiraro kitarimo inka zari zagiye wowe uvukiye mu mazi wowe none se iyi ifi ivukiye mu mazi ntivuka isoma yagiye kuvuka avukira mu kiraro cy'inka umuntu wari mwicere none se ikiraro cy'inka cyo bamanisha niki none se yatungwaga n'iki samata nyina yaramu none se ngiye kukubaza ikintu kivura uburozi tekereza ariko uryo uburozi batinywa amata aha ngaho uradufatishije so super uyu munsi ni umunsi twagiyemo ni umunsi wa miliki umunsi wizihizwa kunywa uyu ni umunsi mpuzamahanga wizihizwa ku isi wo kunywa amata byagenze bute kugira ngo ujye uri brand ambassador baguhamagaye nk'umuntu wo mu Mutara nyine waragiye inka wabayeho umushumba uburyo wagiye kumara iki nyine umva onika ngo ariko ngo wabayeho umushumba unyuraho umushumba ugiye kuba undi waje kumara ugiye kuba nk'abandi bajya bambwira ngo wa mushumba we kandi na Yesu yari umushumba ubwo zurumva abanyaturiraho ibyiza n'ubundi urumva ahubwo nuko badumva ubushumba bagata babyumva muri ya sanse gutukana abenshi oya nago wagiye nkanda none se na papa agenda n'inkoni none se inkoni ubundi ni yabandi inkoni ni yabandi ni yabasaza barimo kugenda bicura oya na papa ujya kubona ukabona nasindagira atyo bagenda gutyo ese papa yarafunitse koko da oya kubera ubusaza ariko natwe niyo tujya umwana ngo yabonye ise yunamye agendera ku gakona ati papa ati kugenda wunamye ati mwana wanjye yore nawe neza ati ubu muri iki igituma ngenda nunamye cyangwa ngenda nsidagirira ku kabando nawe kizakugeraho rero ni iminsi natwe ariko ubwo tugomba kumenya yuko ikibigufashamo ni inkoni kandi inkoni ni umurage w'iki w'abashumba umurage w'abashumba wagera nk'umushumba wagera nk'umuntu woroye inka nagiye hariya nk'umuntu nk'umuntu ukunzwe n'abanyarwanda nk'umusitari abanyarwanda bakunda nk'umusitari u Rwanda rwose ruzi nk'umuntu ijwi ry'urubyiruko imboni y'urubyiruko icyitegererezo
cy'urubyiruko ariko muri rusange n'umusitari w'abanyarwanda bose iyo mvuga ngo ndensipira utagira ngo gusa ndensipira urubyiruko n'abakuru ndabensipira hari nabumva ibyo mbabwira cyangwa se teachings cyangwa se ibyo mvuga bakavuga bati Super Manager koko avuze ukuri aha ngaha kandi ari abantu bakuru kandi nanjye sinabyirata n'ubu ni feva y'Imana n'ubuntu bw'Uwiteka kuko mu Kinyarwanda baca umugani ngo uw'Imana isize umunyu buri wese bari kukurigata kandi gateho uw'Imana isize umunyu buri wese we batangiye kukurigata buriya iyo ugiye kwa papa mu Butaliyani abataragiyeyo n'abagiyeyo barabikubwira baramurigata iyo ugiye kwa papa usanga abantu batonze umurongo bategereje ko papa basuhuza ko basuhuza gusa bashaka gutwara umugisha ugasanga none icyo natangaje abantu barabikubwira abantu ntibabizi i Roma iyo ugiyeyo usangayo n'abayisilamu bajya kumara yiki se Super Manager niba mbeshya ubisakinga usanga abayisilamu abahaji abayisilamu bakomeye ku rwego rwo hejuru niba mbeshya bamufite burira indege bakava mu bihugu by'Abarabu bakajya kureba nabo papa bagasuhuzanya bakavuga harakaho nabonye na papa ari gusomera misa mu musigiti bakavuga this is anointed person cyogere yagiye muri Pakistan so umva this is anointed person so we need anointment from him wabyumvishije so ikintu ushaka kukubwira niki nabikubwiye ngo uw'Imana yasize umunyu buri wese aramurigata so urareba uriya mutara muci hari uriya baramurigata so umuriya n'umusore ahagaze hano aravuga ati reka ndebe umwana w'Imana Super Manager buriya nawe asante bro urumva asiko nta muntu ndimo wabyumvise uw'Imana ndakubaza ngo uw'Imana yasize umunyu baramurigata Super buri wese aramurigata buriya reka nkubwize ukuri imbere y'Imana buriya ukuraho kuri niyo haza ibinyoma 100 ukuri gucamo kukazagaragara ko ari ukuri icyo nshatse kukubwira ni iki ubyange ubyemere uyu munsi ni milk day ni umunsi wo kunywa amata amata ari hejuru amata ku isonga Super Manager amata kuko tekereza ubu reba murabizi mwese ko bad boy imyaka ni myinshi ariko ubu hagarikisha akagurukamo kukaguruka bwo wa none kansimbuka rimwe kabiri gatatu kane kuri kugwasa oya hindura turebe afata kandi ako Spangwe ya mata warayanyweye fata ku mavuta uvuga ko udafite imbaraga se ibi wabikora utaranyweye amata fata ku mavuta muzamubwira kuri uzamubwira no kugenda gaherayo yahita sora ribimu yahita sora fotoroje kuzi ko nawe yahita fotoroje igeti kuri ibyo byose asa irandirimbo yawe kutayimuye gashyira kuri ribimu Mr. Super Abantu ngo ribimu anyway agize n'Imana ubwo natwariraho namuvuze uvuzwe na Super Manager ubwo nayo igice cy'umugisha abakijyanye ndakimuhaye ntacyo ndemera abandi nawe ndamuremeye uramuremeye kukura of course nitukabeshye iyo umuntu yamaze kuba anointed yahawe umugisha yego nakubwiye ngo ari kuri kwahagira kamushakira utuzi two kungwashe n'icyumwedere kikuza mu kwaha yamaze Esperanza yazanye bari hafi zana yamaze Esperanza zana yamaze Esperanza mu buto cyangwa reka bandi nagize ariko urakomeye bro akira urakomeye agenda umusaza hariya umumama tuganiye nawe nyine ushinzwe urugaga rw'abantu bacuruza amata n'ibintu biyakomokaho atubwiye ko we waragashya kari kuza kuri uriya munsi uri umwe mu bastari uri umwe mu bantu nyine bari biteguwe n'ikindi niwe wavuze nyuma y'abashyitsi bose bari baje birabifuza iki kuri Super Manager yavuze nyuma ya minisitiri kuvuga nyuma ya minisitiri man line up bari bayibagiwe oya nago bayibagiwe minisitiri nayo agomba kuvuga kuko ari minisitiri kandi ashinzwe iyo sector ariko urumva Super Manager afite nawe inshingano cyangwa se afite kariyeri ye uburyo yayubatse kandi we noneho ntibinagira mu Rwanda gusa Super Manager ni umusitari w'isi abantu mfite abafana muri Brazil mfite abafana muri Colombia mfite abafana aho bita muri za Cambodia mfite abafana muri Quebec muri Canada mfite abafana hose mfite abafana muri za Butami mfite abafana muri za Kororongwe mfite abafana muri Colorado ntabwo nkubeshye East Africa we ntiwavuga ugiye Nairobi Butami wajyanye nani so wakore yandirimbo na Israel
urumva rero burya nibyo nakubwiraga buriya twebwe azo ni botamihereye butamihereye muri Aziya y'Amajyepfo hanyuma icyo nagira ngo mbwira abanyarwanda banywa amata bigisha abana kunywa amata ni umunsi w'amata kuko buri umuntu wanyweye amata arakomera umubiri we ntabwo ukunda kwatakwa n'indwara ikindi cya kabiri buriya amata iyo uyanyweye niyo waba ushaje ariko imyaka iteka ubugaragara utoshye itoto rihora ryose nka kwa kundi ko nabikubwiye kumanywa ukaba wavuye mu kazi uhita cyo kunywa cya Speranza kugira ngo urari muri fresh air ibitekerezo birirakisinga neza hanyuma uryamire matora Dodoma ibanga ryo kuryama neza abanyarwanda nagira ngo babyumve ibanga ryo kuryama neza no kuryamira matora Dodoma nuryama ukumvura babara nuryama ukumvura tonekara kugira ngo bivure ryamira matora zizewe zuje ubuziranenge uryamire matora Dodoma akubwira abanyarwanda ko ari umuntu wa mbere ubungu ugize ubutatu butagatifu bwo kwamamaza urabyibuka ubutatu butagatifu no kontra zose zirahari ndazujuje kuryama kunywa kurya kuryama kurya no kunywa ubwo ni anointment navugaga se favor y'iki Imana hanyuma ikindi nagira ngo nkubwire by the way nawe ndagushimira ubwo guki areka kanumvishe bavuga ngo amata y'umuntu yanyweye ngo mu gutera akabariro biba rugukozaho ntajye naga ari by'amasegonda 2 nibyo vugisha ukuri ngo najya kozaho naga ari byo gukozaho mukahita wirukanka ati ngiye byanye numva byane bigenza gute ati birarangiye wagwana badman ya man nibyo ngo ngwiki iyo umuntu anywa amata naga ari nka bya bindi byo kuzanga ngo indwara ngo izingo z'abagabo ngo nunga amasegonda 3 ngo 8 ngiyo unywa amata ni umunsi wose imike 40 nubwo ndi boss nanjye ndi umuntu nubwo ndi boss nanjye ndi umuntu ndasabye rwose ngirira ubuntu bitabura ubanza ukanteza abantu abisi ntibabura uruntu super bogari nkandi bumuntu uzabazenzi gukora ibintu reka wasi tanga happiness ndashaka happiness ari kundinde case happiness ndasaba happiness ari kundinde case abanyarwanda bakomeze bakurikire happiness ni indirimbo yanjye ya super manager bayirebe happiness by super manager bayikurikire n'indirimbo kabisa irimo happiness koko irimo happiness kamo ubutumwa ikamo abakoresha ko bagomba kutateretesha imbaraga kandi abakozi nabo bagomba kwanga ariko n'igihe banze nta bintu byo kurikodinga na gutwara mu manza kereka igihe umuntu agushyizeho sexual harassment kuko sexual harassment ubwayo ni icyaha ntibyemewe ariko kumvikana boss nawe ni umuntu gutereta arabyemerewe ariko yanzwe ntibibifu bitangira kube beef ugatangira gutangira kugira gute guhohotera cyangwa kwima uburenganzira umukozi kandi umwimi byarakwiriye kuko urukundo niki nubwumvikana urukundo simbaraga yego bizamo hagati uti nshaka kuba nkandi bumuntu mu ndirimbo navuze nti super bogari nkandi bumuntu urabona impamvu navuze tujye tuvugisha ukuri muri social media y'u Rwanda super manager wenda unkurikira ni andi bumuntu kuko nanjye wagatureniza ubukari kuri ntuza hari ya radio yakoraho ubundi yumvikanaga muri metero ebyiri ubu none zagira muri enye basiga banagukina gutuma indirimbo bayikura muri playlist ariko yamaze asa mwari yunze wa mugabo neko yarunzira muri playlist nakura harya ya radio reka radio bujya muri metero ebyiri nicyo cyagusekeje icyo wibotamiya nawe rero akasopa kwa baguhisemo kwabigeza ahantu n'ibikorwa umugore ngo yagiye umugabo ngo yagiye kwita Imana abwira umugore ati mugore wanjye ngwino nkubwire rero ati mfite ibanga ngiye kukubwira umugore araza mwicara ruhande ati rero madamu ati ngiye gupfa ariko uramenye ati ibintu byanyu utazabitanga yavuga biriya bintu bya hirya se umudamu naramubwira ati rangi umudamu natirangiza uruguri wo wirebere madamu ngo yaramubwira ati rangiza uruguri wo bundi wirebere ibindi numbaze nubwo ndi boss nanjye ndi umuntu nubwo ndi boss nanjye ndi umuntu nubwo ndi boss nanjye ndi umuntu ibintu yamubuzaga gutanga hindukira
ndi boss nanjye ndu ndasabye rwose ngirira ubuntu kitabura ubanza ukageza abantu abisi ntibagomba tupavogari nkande ndikonyine boye sinywa widi mu rukundo utazankora ibya kidi nakwiyahura nkariya CD uzabaze gakumba madadi uzabaze gakumba madadi uzabaze gakumba madadi uzabaze gakumba madadi no chili baby baridi happiness ndayikunda boss happiness ndashaka happiness ari kundinde kes happiness ndasaba happiness ari kundinde kes wogora barbar ati nkandadi kandi baguda kavuga uzabaze gakumba madadi uzabaze gakumba madadi akadadi super amata noneho ko mbona no mata ari mutunura uyu munsi ni umunsi w'amata wenje kwambe cy'amata utusinda mwana umva ngamata tero ariko tukira aho ngaho ari inkuru zikunda kuvuga ko impamvu abakobwa bo mu Mutara bakunda gukora ibintu cyane reka bivuge gutyo amata amatera ubushyuhe mu mubiri uzajyamo bashikibere niyo mpamvu ariko nawe uziko uzajya bashikibere amata atera ubushyuhe koko atera ubushyuhe uvugisha kuri super reka nkubaze yego iki kibazo reka ngisubize ndi serious yego ntazagira umuntu ukubeshya nta gihugu kitagira indaya nta gihugu kitagira abanyabwenge nta gihugu kitagira abastari nta gice kitavamo indaya nta gice kitavamo abanyabwenge nta gice kitavamo abantu bose ku bwoko bwose cyangwa se uburyo bwose babaho ubasanga hamwe n'ahandi hose biriya rero nibakubwira ngo Kicukiro nigira abakobwa beza bazaba kubeshya abo bakobwa beza Nyarugenge barahari Kicukiro barahari Kanombe barahari Kibagabaga barahari na Nyabihu mu Mutara barahari Cyangugu barahari Gisenyi barahari na Ruhengeri barahari biterwa n'amaso yawe kuko burya ubwiza buba mu maso y'ureba icyo ni icyambere ibyo rero navuga ngo gukora ibintu ndagaruka kuri iyo point nubwo utabyeruye ariko icyo wavuze je nacyumvishe nk'umuntu mukuru ntazagira umuntu numwe ukubeshya amatatera ubushyuhe umuntu wese agace kose kavamo abantu bakunda ibintu oya kavamo abantu bakora ibintu runaka kavamo n'abatabikura yego ariko nta utabikora kuko umuntu wese udafite umubiri nako umuntu wese ufite umubiri yabavuka Kigali yabavuka Nyarugenge yabavuka Gitarama yabavuka hehe of course ikibi nukugira gute kibi nukwandagaza umubiri wa cyangwa ugakora bitagomba gukora ariko umugabo yarashakanye n'umugore niyo babikora inshuro 10 suwe se niyo babikora amatareka atera ubushyuhe niyo yajya kubwira saa 7 ati ngwino twinyabye gato twende dufate fure muneze noese sifabana ibibazo bijya gusubiza ngo vure ufasha urakora yarabisimbuka oya none se we naho umuntu amwe amata cyane mu mubiri ko akatera ubushyuhe amata nakubwiye ngo hari ibintu bitatu biyaranga icyambere iyo unywe amata urakomera indwara ntizikunda kukwataka umubiri wawe icyakabiri niyo wabukuze imyaka ariko yoroshye uruhu kagaragara nkaho ukiri muto icyo ni icyakabiri icyagatatu umuntu wese wanyweye amata afungura ibyo bita ngo ni cerveau brain imitsi y'ubwonko igafunguka ugasanga umuntu arafata ashobora gufata mbese nko kwiga cyangwa gusobanukirwa cyangwa se kubusobanutse naho ibindi byo ngibyo nagatera ubushyuhe naho ibyo bindi ibyo bindi ni iby'amagambo okay nagatera ubushyuhe wabyumvishije ubushyuhe cyangwa ubukonje biza bitewe n'ahantu uri setu mbega imana yarashaka kwibariza kandi ari muri abantu babipa none tujya tumenya ibanga wabyumvishije abantu rero bazaharabika umuntu nguriya ariko ngo kuri gahunda amata nyene atuma gahunda igenda neza akwamubwiye ibanga niba rero umva nkubwire nanjye icyo nemera nta muntu wanyweye amata wabimbwa ubwo rero niba utabimbwa ntago bimbwa kuri byose nyine niba ugiye kugutwika nk'uko amagana yanyu ngo nugutwika nubwo je sinjya nkwikura bizi ndazimya niyo ugiye mu kuzimya nk'uko urazimya koko niyo uzimya basanga sopa abosba bari kwa akazi byana kurahiye ako mugabo narimo uno yahuye n'ibibazo bahura nawe ndakurahiye uyu mugabo arimo ameze nka 50 cent ngo guke aje mwanda mukiye mwana atwara kubyuki
urebye mu basitari bo mu Rwanda ninde musitari ukwiriye kunywa amata ubona utajya unywa amata abasitari bose ni nkandi ukwiriye kunywa amata wabwira atari ko ushatse wanywa amata mugabo mu by'ukuri uko mbareba bose yego bagomba kunywa amata bagomba nkande cyane exceptionnel ni bose kuko bose ni barumuna banjye ni bashiki banjye ariko cyane cyane uwo mbona akwiriye kunywa amata direct kabisa akayanywa neza kugira ngo amata mu forume abe tayari kuko buriya ndanamufana ne Kanyombya ose korera myakubona Kanyombya musaza narakora amata ngo Kanyombya bavuze Kanyombya Kanyankore buriya ni inshuti yanjye Kayitankore not Kanyankore ndamufana ako simvuze ngo ntanywa amata ariko yongere kuko ejo bundi yarambwiye ati super tabata dayanywa ndashaka rero ko akomeza akayanywa cyane kubera yuko urabona yuko amaze kundutaho ndashaka yongera tukangana kandi ubundi buriya turangana ariko ikimbabaza kubera ko jyenywa amata nkanywa Speranza nangize nkaryamira amatora Dodoma ibyo byose bituma ngaruka muki mu myaka mito ubwo rero nawe ndagira ngo akora ibyo nkora none twongere tungane hari ikintu kitihishera imyaka ntiwayihisha ni inkorora ngo nguke imyaka ni inkorora ntiwabihisha ngo nguke imyaka ni inkorora ntiwabihisha imyaka ni inkorora so warwara inkorora ukajya kwishara hirya abantu bakumve kuri gukorora ubu se nta muntu wari wabona afite imyaka nka 50 wamureba ukagira ngo afite 25 nawo bari muri umuntu w'umusaza kandi nta n'uba batandukanye super ikibazo ngiye kubaza ari ikibazo gikomeye tuvuye ku by'uyu munsi super guhera ejo hashize nk'iminsi 2 tubona abantu navuga ko super yicare niho heza hano kuko twebwe wenda tubafata nk'abavandimwe bo ntago tuzi uburyo badufata b'abakongomani bafashe idarapo ry'u Rwanda idarapo dukunda idarapo twubaha idarapo umuntu wese abona akavuga dore igihugu cyambyaye bararitwika nkeke iyo foto wayibonye super ukibona wiyumvisha gute kuba umuntu ufite uko umufata we bitandukanye nuko agufata buriya ibikorwa by'umuntu nibyo bigaragaza uburere bwe ibikorwa by'umuntu nibyo biba bigaragaza iki uburere bwe rero buriya reka nguhe urugero buriya umukire ashobora kuba afite amafaranga ariko akaba afite imico mibi cyangwa se akaba atazi kuvuga neza yatereta nk'umukobwa akamwanga kandi umukobwa wenda yarakeneye nayo mafaranga ye ariko umukobwa akemera umukene ariko witwara neza ufite ikinyabupfura afite ukuntu amutwara biriya byose biba bitewe n'uburere impamvu mbivuze ibyo ngibyo naguhaga urugero rw'uko umuntu wese burya yakujeho ureba uko yarezwe ndibaza ko nawe utekereje gutwika idarapo nta kintu na kimwe bidukoraho nubwo bikidukoraho urabyumva icyo mvuze nta kintu na kimwe bidukoraho twebwe abanyarwanda nubwo bikidukoraho nyine niyo mpamvu nkubwiye ngo ntacyo bidukoraho nubwo ariko nubwo bidukoraho urabyumva neza wonika ntacyo bidukoraho ariko nubwo bikidukoraho kuko reka nkubwire gutwika idarapo ni nko kwerekana ko banze nyine ngo banze icyo gihugu ni urwango kuvuga ngo iri ni idarapo y'u Rwanda ubu turatwitse twimajije ko twerekanye ko twanga aba bantu twanga iki gihugu twanga aba baturage iyo umuntu aritwitse ni koko abakweretse urwango abakweretse ko atakwishimiye ariko umuntu ufite ubwenge yakora ibintu nka biriya cyangwa se wowe umbwiza ukuri kandi urabizi ko iyo umuntu agucokoje iyo umuntu akomeje kukugira burya abagushaka kandi iyo umuntu agushatse inshuro nyinshi cyangwa se iyo umuntu akomeje kugushaka ntawe uramwita ukamubwira uti rero kanze nanjye tuvugane rero ni muri ubwo buryo navugaga warumbaje ngo nabifashe ne nabifashe ndakubwiza ukuri pe narebye mvuga ko navuga rero aba ubwenge buke n'uburere buke wabyumvishije abakoze biriya kuko ntabwo ndibaza ko atari n'abakongomani bose bakwemera ko biriya bintu bikorwa ariko bamwe mu bakongomani bakoze ibyo wowe wafata buriya nkuriya ushobora no gusanga uriya wabitwitse ushobora kumaza utubu mbwira ikintu kimwe cyonyine uzi kuri iri darapo nta nacyo bikubwira ahubwo ngo sesero darapo do Rwanda gusa
ntazi iri bara ngo risobanura iki, ntazi ngo bimeze, ndabeshya kuko buri injiji nyinshi nizo zikora ibintu. Niyo mpamvu buri uzarebe, ndaguha urugero, hari abantu hano muri jenoside bicaga abantu barimo kwicuza cyangwa se barimo kwirega, baravugaga bati baratubwira ngo nidufate imoro tujye gutema umuturanyi. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu akora ibintu kubera wabimutoje cyangwa wabimubwiye, ariko mu by'ukuri wa wundi wabimubwiye sinzi ko ikintu nshaka kuvuga wa wundi wabimubwiye akaba ari niriye, ariko akoshya wa wundi, kandi wa wundi akaba ari ubizira cyane ngo yarambwiye ngo ningeyo. Niyo mpamvu ubutegetsi bubi butuma abaturage bakora ibibi, ubutegetsi bwiza butuma abaturage bakora ibyiza. Ubwo kuri iki kibazo se urabyumva icyo nkubwiye? Buriya rero nk'uri wakoze biriya afite bamwoheje cyangwa se afite aho yabikuye, ariko buri ushobora gusanga ari injiji yaho atazi na rimwe na kabiri. Kuko wowe none se gutwika umwenda idarapo, kuko ni ibintu bikorwa n'abantu turaryubaha, kuko riranga igihugu, ritwereka ko iki ni igihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo aho uribonye ubonye u Rwanda. Ariko mu by'ukuri ntago bahindura iki turimo, cyangwa se ntago bahindura imikorere n'imiyoborere yacu, cyangwa ntago bahindura ubutwari, cyangwa se ntago batuma ubugabo bwacu n'ibyo tugamije bihagarara gukorwa. Nese ubwo bakoze iki? Mbwira big, ubwo bakoze iki? Bishimishije. Wa mugani we bishimishije. Hari ikintu oya, ubwo urumva bakoze iki wowe? No kwishimisha kwikinisha. No kwishimisha nyine tuka. No kwikinisha wa mugani wawe. Kandi ubwo se bakoze iki? Ubu se umuntu araje kwatse nk'iyo, nahoze numva kare ijambo mukuru w'igihugu cyacu yavuze narebaga kuri televiziyo yitwa Intsinzi. Yarivuze mu 2010. Arimo gutanga speech, aravuga ageze aravuga ati nimumbwire umuntu wigeze wicwa n'ibitutsi. Ati mwigeze mwumva umuntu bitutsi byishe? Wowe mbwira, wigeze wumva umuntu bitutsi byishe? Ngo baragututse ngo urapfuye. Uwo muntu yagutuka ibyo wakoraga byiza ukabihagarika. Uwo muntu yagutuka gutesha umurongo w'ibyo ashaka kubaka. Uwo muntu yagutuka agatuma ureka gukomeza imbere ugahagarika ibikorwa byawe. Kereka nawe uri nkawe cyangwa wabyumvishije. Ubu se bavuze ngo super manager, ubu se ntibavuga ngo muri comment aho ujye ubibona. Super manager ni umushumba, super manager ni ingegera, super manager tumuza aragira inka rugaga, super manager none se hari ubwo ubustari buhagarara tumudatsindira ibirakase. Urakoze cyane, bituma natsindira ibirakase, bituma se asante sana. Urero nagira ngo nkubwire, dore n'ubu ngiye gusinya. Murabizi mwese, mwitegure ikofi igiye kongera kuboneka. Bampamagara kubyumva, bavuga bati nwese ko Imana yabivuze, rega nanjye sije Imana niyo yabivuze. Super. Hari comment nagiye mbona abantu bavuga bati ibintu biri gukorwa gutera ibisasu yaragiye se. Nuko yagenda ari guserebura. Ari guserebura intsinzi. Okay. Nanjye sije. Ana we. Eza ni ngewe. Arabona yitwinya unyadukuri yamuzi. Nanjye nawe si wowe. Nanjye sije. Ni Imana yabivuze. Yavuge Imana niyo yavuze iti rero mwana wanjye. Yesu niwe wavuze ati Yesu. Yaravuze ati uza rira jambo yavuze ngukira. Uzashaka kuvuga kandi reka tubikira Yesu yavuze gute muzumirwa muri Matayo 5. Oya buretse gato. Menya riri mu migani buretse gato. Garire yara. Hari ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo niba nguzankunda ngo azabakunda, nguzagira ate ngo kandi ngo nuko bizagenda. Hari ijambo Imana imbabare ariko ndaza kurireba. Menye tubwebwe nk'imirongo 10 yose. Oya riri mu migana ahantu. Mu migana ahantu. Niba riri mu migani, niba riri muri Zaburi. Isezerano rya kera cyangwa rya rishya. Imigani ni bujya. Oya ni mu isezerano ry'ubu. Ni moya ariko niko bimeze. Isezerano ry'ubu sari. Isezerano ry'ubu ribaho. Irishya. Nago avuga iry'ubu. Okay, reka tujye kuzana Bibiliya. Katuzane Bibiliya. Isezerano ry'ubu tureba. Isezerano ry'ubu saribaho. Oya Bibiliya ndabizi ko abayifite. Isezerano ry'ubu. Isezerano ry'ubu mwana. Aranditse ngo wayicuritse. Oya sorry. Ndayicuritse. Oya nari nyifashe nabi mwana nako se nayoberwa guturika ko nari ntukandaburize. Urumva? Handitse ngo iki? Imigani
igice cya 16 Okay, banza wumve umurongo wa kangahe oya tutubabwiye n'umurongo abantu nabo bagiye kuhasoma igice cya 16 umurongo wa kangahe reba akaburetse gato uyu ni umurongo imigani umurongo wa 15 aya magambo nayo mumbabare nyasome ohe ni umurongo wa 15 uduke igice cya 10 kangahe reka tubabwira uduke turimo kubaho Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara oya akanako ni keza ariko siri nashaka kubagezaho iryo nashaka kubagezaho menya riri igice cya 16 umurongo Uwiteka bakure y'inkozi z'ibibi ariko yumva gusaba kumukiranutse mwakire ijambo ry'Imana Shimiye Imana ese ukana kutakongera super abasomye niko bavuga iryo aho ngo somye isezerano ry'ubu rasezerano ryari aho se nakubesha ubwije ukuri aravuze ngo gwese nabishobete no kandi bivuga ngo imibare ni aho se nakubesha bana wese ubakira ariko aho kugira ngo ubeshye babire oya urumva hako ngiye guhita njya nkubwije ukuri ngiye gutangira kubireba ndebe isezerano rya kera ni isezerano ry'ubu hako urumva ko ndacyari ibyubu nagahira ry'ubu irishya isezerano rishya n'isezerano rya kera hako mu burantunguye kuba nagendana na Bibiliya mu modoka ngenda ni igitabo cy'Imana gaseke gatangaje cyangwa se kadasanzwe ku mirongo yagiye cyo n'akaramu abantu hari hagakaramu imirongo bazirikana bita kuzirikana kuko iriya mirongo irampumuriza hera guhumuriza ndicara nkafata Bibiliya nkasoma mubejo bundi urabona nkarira jambo ngo Uwiteka azajya kure y'abanyabyaha ariko azumva gusenga kw'iki kw'abakiranutsi no kuvuga wowe niyo wakwinangira nako niyo wakora ibyaha ariko ntiwinangira ukaza ugapfuka mugasaba Imana imbabazi Imana ubukiranutsi Imana igira ite irakumva ariko igihe uvuze ngo ngo genda umunyabyaha ngo ndo umustar urumva nta mustar imbere y'Imana oya kwanga unye ngo ngende umustar nago najya imbere y'Imana nyine Mana niba Michael Jackson yaragiye oya ingende ubundi wakomeje ibyo sengero komeza ibyo sengesho Mana niba Michael Jackson yaragiye Mandela kagenda Rakiduba kagenda Bomarire Julius Nyerere na Bomarire Tupac Shakur ni bivuga ko Bibiliya iravuga ngo buri wese wibarutswe n'umudamu ngo buri wese wibarutswe n'umudamu agomba kuzagira ati agomba kuzitaba Imana agomba kuzafa mu mubiri ubwo rero icyo tugomba gusaba Imana gusa ni ukurama kugira ngo nitube nk'ubu supermanager agiye ngiye mwebwe nimwe mwababara gize nabara ariko nibyo twanabona views Rwanda bona views none erega mwebwe none se jewe ngiye mbabwira nti supermanager niyo nagenda nona ngiye niki nakoze nabaye umustar nabayeho neza nagiye muri boîte narafunzwe naraburaye narabwiriwe umva narabwiriwe narijuse cyane narashonje cyane niba ari umuzungukazi naramumenye niba ari umunyarwandakazi naramumenye oya niba warabyaye ufite umwana rose ubu muri surashaka iki none se ubu n'umunyega icyo mwababara ari umubotami wamuciyeho reka mbabwire icyababaza rero rero mbibabwire bad boy supermanager niyo nagenda je ntacyo naba nicuza njya mbibabwira nakuna kitwa amahicyo Eto kw'Imana itabyemera nanone asundi wabujyaye oya kuko Imana yarambwiye iti ugomba kugenda ugejeje imyaka nk'iyo so afite papa afite 94 nimusubiremo mwese 94 ubwo ari abantu banegereze ndacyariho bazaruha so super turi gusoza abahetazi ubwo nibashaka bagira bate bihanagure bazarira super turi gusoza wabyumvishije abahetazi bagira bate bihanagure so super do Uwiteka Imana niyo ibivuze sibyo bivuze nigira umuhanuzi no kubyigira sindiwe kuko sinakwiha uri kubyigira kuko sinakwiha iki Imana itantoreye okay ngo byigire turebe ariko njya nshimira ko harimwe na rimwe njya mvuga n'ibintu nko guhanura bikaba naravuze ntu Rwanda ni igihugu gito kizayobora isi nabivuze kera nabivuze Louise mushiki wabo 2019 buretse nabivuze Louise mushiki wabo atari yaba secrétaire ubumwe bw'ibihugu bivuga igifaransa nabivuze u Rwanda rutarajya muri Commonwealth ngo rwemererwe kwakira inama zikomeye wabyumvishije nk'iyo duteganyije kwakira nabivuze abantu bajya bandika nabivuze Arsenal
icyo gihe oya nibwo yari ivanze kwambara Visit Rwanda mbivuga Paris Saint-Germain itarakorana n'u Rwanda nabivuze baramusi bataraza i Kigali iriya jambo jamani mujye mufata ibintu mu bishi cyo twasozara katurebe super bye mwana yako ntukarakare super sante sawa mwana imana ikurinde super sawa murakoze umunsi mwiza sasa nawe sinavuga kontra wenda kabona magani mugoroba sawa okay dustangiye twakira uratangira twibwira murakoze nitwa Musimbe Umurundi Florence abandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'aborozi mu gihugu rigizwe n'aborozi nyirizina kagirwa n'abakora amata cyangwa se abatunganya amata bagakora n'ibiyakomokaho byose kageramo n'abacuruzi batayacururiza mu nganda ariko bayacuruza ku buryo busanzwe tukagiramo n'abatanga inyongeramukamo n'abandi bose bakorana n'aborozi kugira ngo umukamo wacu utere imbere uzamuke tukageramo n'abamwe twese twisangamo namwe murimo so hano hari umwe mu bantu wenda tutari dusanzwe tumenyere mu bintu bijyanye n'amata cyangwa n'inka witwa super manager byagenda mwagendeye kuki kugira ngo mumutumire n'ikindi amaze kuvuga ijambo hari umwe mu bayobozi nyine mu buyobora yavuze ngo agiye kuzajya bafasha kuvuga ibyiza by'amata hana asanzwe akorera ibiganiro ndetse no mu kazi ke gasanzwe byagenze gute kugira ngo muhitemo super manager mu by'ukuri nge navuga ko iri murikagurishwa nawe ari mu bidasanzwe ari mu dushya muri iri murikagurisha Superman tumwumva mu bindi bitandukanye yamamaza ibindi bitandukanye kumuhitamo rero kuri twebwe navuga ko twagiriwe amahirwe kuko turizera neza ko ibyo dukora by'ubworozi ibikomoka ku bworozi bikomoka ku mata biraza kujya ku nkoranyambaga nyinshi kuko tuzi ko ari umusitari ukomeye cyane ukurikirwa n'abantu benshi kuba rero yaje muri iri murikagurisha ryacu nagashya mu dushya twabonye tunizera ko kuba twakoranye nawe kuba yaje muri iri murikagurisha turizera ko ndetse n'ibyo dukora hano mu Rwanda biri buze kurenga imbibi z'u Rwanda bikarebwa n'abanyarwanda batari mu Rwanda abari mu Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange ni uyu munsi gusa cyangwa murakomezanya mu by'ukuri tumaze iminsi ine turi ahangaha kuva ku cyumweru uyu munsi nibwo twasoje igikorwa tunatangiza n'umunsi wo kunywa amata umunsi mpuzamahanga wo kunywa amata ku isi kunywa amata byo birakomeza imurikagurishwa rirahagarara uyu munsi ariko kunywa amata byo birakomeza kuko ubu tutinjiye mu kwezi ko kunywa amata kandi twifuriza n'abanyarwanda bose mu by'ukuri ko amata agakomeza umuco kunywa amata bikomeza bikaba umuco w'abanyarwanda abakiri bato urubyiruko ndetse n'abamaze kugera muri za bukuru kubera ubwiza bw'amata uyu munsi turafunze igikorwa cy'imurikagurisha ariko dutangiza n'icyo kunywa amata ku rwego mpuzamahanga twifuriza abanyarwanda ngo banywe amata aho umunyarwanda ari hose abashe kunywa amata reka tugushime cyane urakoze murakoze namwe